Muraho neza. Tugiye kurebera hamwe uko wakwinjiza umukiriya mushya muri IBM yawe version 2.0 mu gihe hari umuntu uje kukugurira bwa mbere. Kandi inshuro ebyiri kuri IBM yawe version 2.0 iri kuri desktop yawe utegereze. Uzuzamo user ID na password yawe cyangwa ijambo banga ukande kuri login. Mu kwinjiza umukiriya mushya, kanda hariya kuri customer. Kuri iyi page ifungutse, twuzuzamo amakuru y'ingenzi. Kuri type, urabanza uhitemo niba ubucuruzi ari corporate, societe cyangwa se individual, ubw'umuntu ku giti cye. Kuri TIN, iyo umukiriya adafite nimero iranga usora, shyiramo nimero ye ya telefone uhereye kuri 7, ukomeze indi mibare ya telefone. Hano kuri name, nugushyiramo izina rye. Kuri address, delegator, email, account, nationality, remark, n'ariya makuru yandi atihutirwa. Ushobora gushyiramo utudutire ukikomereza. Reka noneho tubikore twinjize umukiriya mushya. Kanda kuri new, bakubaze niba ushaka gushyiramo umukiriya mushya, wemeze. TIN nayo turayishyiramo. Kuri name, reka tuvuge ko yitwa ABC Limited. Kuri adresse si ngombwa cyane, kanda kuri save, wemeze kuri yes. Ongera wemeze nanone aho bakubaza niba ushaka kwemeza umukiriya mushya, ukande kuri OK. Hasi urabona wa mukiriya mushya wacu ABC Limited ko yagezemo. Ku mukiriya mushya ukoresha telefone, kanda kuri new, wemeze kuri yes. Kuri type turahitamo individual kuko corporate ni ku bantu bafite TIN. Kuri TIN, shyiramo nimero ya telefone uhereye kuri 7, ukomeze imibare ya telefone. Kuri name, reka tumwite Jean Baptiste. Kuri adresse, shyiramo agatire, kanda save wemeze kuri yes. Umanutse hasi, urabona ko wa mukiriya wacu witwa Jean Baptiste yamaze kugera muri IBM yacu. Kanda kuri close, usubire inyuma niba wenda ushaka gukorera umukiriya fagitire. Muri make, uku niko wakwinjiza umukiriya mushya ku bakoresha IBM version 2.0. Ugize ikibazo, watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa ukaduhamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 3004.